Muri iki cyumweru twatangiye camp Isonga National Sports Talent Week ibera mu turere t'u Rwanda hose, nkaba nishimiye kuba nari yitabiriye. Muri kino cyumweru tukwitoza imikino itandukanye nka volleyball, basketball, football, handball, athleticism ndetse na cycling. Hari amarushanwa atandukanye adufasha gutyaza impano zacu. Mfite imyaka 13, naturutse kuri groupe scolaire officielle de Butare. Ndi umwe mu bari mu marushanwa Isonga National Sport Talent Week, kandi nishimiye kuba mari gukina nabo dukinana, turi kuhagirira ibihe byiza kandi izera ko bizadufasha mu kuzamura impano zacu. Mfite imyaka 16, niga Jessica Bare. Nishimiye kuza muri training camp Isonga Sports National Talent Week, kandi nyine ndikwigiramo byinshi ntarinzi, ndikunguka byinshi bifashijwemo n'umutoza wanjye. Mfite imyaka 13, niga kuri École Notre Dame de la Providence de Karubanda. Ndishimye cyane kuba ndi mu bana batoranyijwe ngo nze muri camp y'Isonga. Iyi camp idufasha kwiyungura ubumenyi cyane nkatwe abana batoya, hari byinshi tutaba tuzi. Ino camp ikadufasha kubimenya kandi tukazamuka no mu rwego. Ndashimira cyane ikigo nigaho kuko gisapotinga imikino. Mbere yo gukina urabanza ukiga, ntago wakina ngo ubone kwiga. Iyi camp inadufasha kumenya wenda nk'ibibuga, imirongo, gukora ama exercice atandukanye, kumenya gushuta neza. Idufasha byinshi cyane kandi iri no mu bituma tugira morale, tugakomeza tukayikina kugira ngo natwe tuzasimbure bakuru bacu. Ikindi kintu twigira muri zino camp z'Isonga, twigiramo amateka y'igihugu cyacu, uko cyabayeho, ibyiza cyagezeho, ibibi cyaciyemo, tukiga n'umuco nyarwanda n'imibanire neza hagati yacu nk'Abanyarwanda, tukiga no gusigasira umuco wacu.